Uyu munsi dore imbogo yafashe urugendo aragenda yerekeza mu majyaruguru, aho yagiye gusura umushoramari uzwi cyane muri iki gihugu witwa Sina Gerard. Akaba yagiye kumusura aho bita kuri Nyirangarama. Ngo mu mateka ye ni ubwa mbere yerekeje mu majyaruguru, aho yabyishimiye cyane. Akiva mu modoka akinjira kuri Nyirangarama yasanze abakozi ba Sina Gerard bose bari bamutegereje, wagira ngo bari biteguye umushyitsi w'imena. Yahageze rero arabasuhuza, nabo bamwakirana yombi, nuko bamwakiriza akabanga, agasenda k'akabanga. Akimara kurya ku gasenda k'akabanga yahise yurira ifarashi bari bamuteguriye. Ifarashi tubibutse ko ari icyana cy'indogobe, maze aratangira arazenguruka atembera Nyirangarama yose ku ifarashi. Ngo yanezerewe cyane rwose, uburyo Sina Gerard yamwishimiye cyane, uburyo yari yamwiteguye, ngo rwose byari ibintu bishimishije cyane. Kuri Nyirangarama rero yahasanze umusaza, abantu baca kuri Nyirangarama bakunda kumuhasanga. Ni umusaza ufite ubwanwa burebure cyane, ukunda guhora yambaye ingofero ndetse n'ikositimu y'umukara. Uwo musaza nawe yatangaje yuko yumvaga yishimiye kureba dore imbogo, ndetse agashaka yuko anamuririmbira akaririmbo. Vava rero nawe ntabwo yatindiganyije, yahobeye uwo musaza arangije yamuririmbira ya ndirimbo ye yitwa dore imbogo. Dore imbogo, dore imvubu, dore impara, dore imbogo, dore imvubu, dore impara, uzaze urebe u Rwanda rw'Abanyarwanda. Umusaza yishimye cyane, ndetse asaba Vava kuzajya ahora aza kubasura, kubera yuko ngo yumvaga amukumbuye cyane, ngo yajyaga amureba kuri telefone ariko ataramubona imbonankubone. Ubwo rero Vava akomejwe kuzengurutswa kuri Nyirangarama atembera kuri iyo farashi, bakaba bamuhaye umuntu ugomba kujya amutembereza, ngo ndetse avuga yuko iminsi mikuru yose azayirira kuri Nyirangarama yibereye kwa Sina Gerard. Ngo ndetse Sina Gerard uretse kuba yamuhaye ifarashi, ngo yamuhaye n'akayabo k'amafaranga atagira ingano yo kumufasha kuzasohora indirimbo ye.